yamuhaye, ariko ntago yamuhaye ifaranga ryose, yamuhaye makeya andi arayamwima. Undi aho kujya wenda amafaranga yakoresha ibintu bizima, we agiye kuhita yirukanka agira gute ayajyana mu bapfumu. Ubwo tugiye kugira none turebe ibintu yari agiye kubaza. Yagiye yitwaje ama YouTube channel agera muri 5. Wenda ba nyireyo bariyizi, ndetse wenda n'ibihano bimwe na bimwe bamwe batangiye kugenda banabibona. Amacano yabo rwose aragenda yikubita hasi ararangira, kubera ko bamaze kujya gute, bamaze kuyakanyaga. Ariko nta cano ngende buze kuba navuga, gusa ba nyir'ubwite murabizi, wenda bamwe muri mwe mwamaze kubimenya, kubera ko bino biboro dukora ubundi hari ibintu bibiri. Hari ibintu bibiri ugomba kuza kuba byibuze ukoresha kimwe muri byo. Hari ukuba usenga, cyangwa se ukaza kuba uterekera unyine ujya mu barozi. Ariko abenshi muri twebwe bakoresha imyuka mibi yo mu barozi, ndetse bake cyane barasenga. Abasenga nibo bakunda guhura n'ibyago bikomeye cyane, mu gihe abaterekera bameze nk'aho bigaramiye, ariko nabi y'ibyago bigiye kubazira biragenda bikikuba inshuro nyinshi sana. Ubwo utangiye kugenda bibaza ngo ese Bosco Empire amakuru aduhereza ayabona biciye mu gusenga, ayabona biciye mu guterekera, nizihe mbaraga Bosco Empire akorana nazo? Ariko ibyo ngibyo ni ibanga ryanjye. Niba ubona yuko ndi umuntu ujya mu bapfumu, byo itsoke, cyangwa se nibona ndi umuntu ushobora kuza kuba nisengera Imana, itsoke. Biraterwa nuko wowe ushaka kuza kuri kumbona, ariko uko mbona kose ibyo ngibyo nta ribi, nta kintu bitwaye. Gusa icyo nzi cyo nuko ngiye nkoresha ubwonko bwanjye mfashijwemo ndetse n'imbaraga, kugira ngo mbashe kuza kuba nabasha kuba nagira ku makuru mugomba kuza kuba ndi kwifuza. Yes, ati nkoresha ubwonko bwanjye, ariko mfashwamo n'imbaraga yaba iz'Imana cyangwa za Satani. Ni Bosco Empire niwe uzizi. Ndetse twumve n'umuvandimwe. Intego si yo gukiza ubugingo bwanyu. Bamwe mu bashumba, reka mbisubiremo, si yo gukiza ubugingo bwanyu, niyo kubona imitungo yanyu. I'm telling you the truth, munyange cyane. Mw'abantu b'Imana, reka mbabwire, nukuri abantu mwebwe nimujye mubona abantu. Narababwiye ngo uyu munsi uyu mugabo avuze ikintu gikomeye, aravuga ngo uko mutubona turi kuri za YouTube habamo ingeri ebyiri. Bantu muza kumva, mwebwe muza gufungura channel ya YouTube ugapfa kubona uri kumva, ugapfa kubona ngo iki kiganiro kirasohotse. Harimo abantu babiri, utaraguza arasenga. Ubwo redi nuzajya ufungura ikiganiro ukaba utagira umwuka wa discernment ukubwira ngo iki kiganiro ngiye kumva nicyo mu bwami bw'Imana cyangwa se nicyo mu bwami bwa Satani, unyuka iherekeje abo bantu. Narababwiye ngo imbaraga ziherekeza abantu nizo zikomeye kuruta ibyo bavuga. Izajya ibafata za Zoom mubona bari kohereza ngo muri joining amateraniro. Niba udafite umwuka w'Imana uzi gukora discernment, isha uragwa aho ngaho. Na ya mikino n'ukuri byararangiye pe, kandi ari gihe tubivuga. Wenda twebwe tubivuza nyine mwumva ko turanga, basi reka bizajye bivugwa n'aba ngaba bajya ku matere yabo. Bo uyu bamwita Irene ndetse na Bosco Empire. Anje muri Gospel Talk tugiye kuganira, ndifashisha ibi bitekerezo by'aba bombi, hanyuma bahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Njyewe nitwa Prince Robert. Reka mbere ya byose sabe inkunga. Ndashaka inkunga 3. Niba uhingutse kuri iki kiganiro utarakora subscribe, yikore kugira ngo uyu muryango tuwagure. Ndakwinginze pe. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, mfite igitekerezo nifuza ko mwashyigikira wowe nkurikiye, ariko ukaba ukunda ibikorwa dukora byivuga butumwa. Maze kubona ko uko Bibiliya bivuga, cyangwa se n'abaririmbyi uko bagiye babiririmba, icyo bita umurimo w'Imana, kwizeza abantu Kristo nk'intumwa yaje gutanga agakiza, ni umurimo munini, donc nawugiranya nk'umurima mugari munini cyane, ugeze igihe cy'isarura. Ariko wajya uhamagara abakozi ngo baze bagufashe gusarura, bakanga bakakubwira ngo bahugiye mu bindi.
maze iminsi ndi gutekereza ese ni gute umuntu yakora umurimo uku twicara kuri YouTube tukaza tugakora ibiganiro. Isi y'umwijima yo inafite n'abakozi benshi nk'uko Bibiliya bivuga. Inzira y'igihogere irimo benshi pe, yaba basenga n'abadasenga, ariko inzira y'igihogere irimo benshi. Ariko abantu bakeneye ubutumwa bwiza cyangwa se bakeneye ijambo ry'Imana ni benshi, ariko abantu bagakwiye kuribagezaho ni bake. Natekereje kujya nkora live streaming, streaminga tugakora amateraniro ku wa kabiri no ku cyumweru. Ariko hari ibikoresho ngiye ntarabona. Ubwo ndi kubwira umuntu ushobora kunyumva akaba yansapotinga, yaba uri hano mu Rwanda n'uri hanze yarwo, akashyigikira tukagura ibikoresho bya live streaming. Ushobora kuba ubicuruza ukantera inkunga, ushobora kuba ufite ubushobozi bw'amafaranga ukashyigikira. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ndifuza abantu nibura nka 2 b'aba diaspora bumva ururimi mvuga, kankoresha iryo jambo, bumva ururimi mvuga, bashobora kumfasha tukishyura ikiganiro kivuga butumwa kuri radio imwe hano mu gihugu, tukajya dukoraho umurimo w'ivuga butumwa. Iki kintu numvishe umwuka w'Imana kinyaguramo, naje gusanga ntago abantu bakeneye ubutumwa bwiza ari abafite internet na smartphone. Aba bantu benshi bamaze gucibwaho n'iteka, kuko ntago waba ufite internet na smartphone, ufite TV, ngo igihe cyose wabereye ubutarumvisha ubutumwa bwiza. Umuntu uzarimbuka azize ko atigeze yumvira ubutumwa bwiza kuri YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, nazarenganya Imana pe. Iki kintu cy'Imana yarahanyuze ibwiriza abantu ubutumwa bwiza, gusa rya jambo ryasohoreye mu bantu Bibiliya avuga ngo yaje mube abe ntibamwemera. Numva rero mfite inyota n'inzara, hari nibura 2 bashobora kunkora support cyangwa se bakamfasha, tukishyura ikiganiro kuri radio tukajya tubwirizaho ubutumwa bwiza. Na ba bantu bari kure badafite izi za telefone n'iki zose, tukabagezaho ubutumwa bwiza. Ndi kubona iminsi kurushaho kutwegera, bahari sava. Ntago ikiganiro gihenda, nagiye kubaza nko ku Isango Star, banca hafi 300,000 ku kwezi, nibura umuntu akajya passinga ibiganiro 2 mu cyumweru. Urumva ko ntago bihenda. Wumva one supporting ukamfasha tugakora uyu murimo n'ukuri nguhaye ikaze. Ikindi gahunda yo kujya dukora amateraniro ya live streaming, tugakora amateraniro kwa kabiri no ku cyumweru, unteye inkunga. Nago ngiye mbura ibintu byinshi, ibindi bikoresho byinshi narabiguze, mbura mbaye clear, mbura nibura mbonye nka 500,000, 500,000 twabikora kandi bikagenda neza. Rero umuntu wumva yashobora kuntera inkunga, muhaye karibu mu buryo bwari bwo bwose. Kuvuga 500,000, ushobora no kuba ufite 2, undi agwaye 2. Iki kiganiro kirebwe n'abandi 2,000, 3, buri wese akajya guha 1,000 kuri telefone. N'ibyo 500 twara tubibonye. Ndi kuvuga abantu bankunda, abatankunda bo ndabizi ko bati muje gusabiriza, ubwo ni bwa butubuzi bwanyu nyine sava. Njya ngunda kubabwanga abantu bumva ururimi mvuga aribo tujya tugendana. Ndaza gushyiraho contact yanjye muri iki kiganiro, umuntu wumva yashyigikira ashyigikire. Hanyuma rero katwinjire muri iki kiganiro cyacu, ako karakanyuzemo. Imana ibamugisha. Umuntu urumva agize umutima wo kubikora abihererwa umugisha rwose, kandi abajyana n'abandi gutabara n'abimana izabatabara. Ntangije iyi audio numvishe ikiganiro ni parite ebyiri Irene amaze gukora, Irene Ruhogo, ari kuvuga ku mbaraga z'umwijima
no ku isi y'umwijima. Niba hari ikintu kinezeza mu buryo ubwo ari bwo bwose nka Pawulo yaravuze ngo Imana ishimwe ngo ku izina rya Yesu riri kuvugwa mu banyamahanga, yaba abizera n'abatizera bakaba bari kumuha icyubahiro. Ndashimira Imana mbere ya byose, umunsi wo kwa gatandatu nagize ibihe byiza byo gusenga, ngira ibihe byiza pe ndabibatuye. Hari igihe Imana igusura mukaganira mugatarama, ni ukuri Imana yaransuye, turajyana turazengurukana, twinjira ahandi hantu mu iteraniro ry'abera mu ijuru. Yesu ashimwe. Twagize ibihe byiza, reka mbabwire kuva 2018 nakizwa nkamenya Kristo by'ukuri, ku munsi wo kwa gatandatu nagize ibihe byiza. Imana ishimwe. Imana ndagushimiye kongeye kunsura tukaganira. Mfite umutima ubabaye nubwo ndi kuvuga, niyo mpamvu mwumva ndi kuganira ntuje, ariko umutima wanjye ntabwo umubabaro wuzuye ari uko nabuze ibiryo. Umutima wanjye ntabwo umubabaro wuzuye ari uko nabuze ibyo kwambara, ndabifite pe. Yewe nta n'uwanyirukanye mu nzu pe, nta kindi kintu kidasanzwe, ariko ikintu gitumye ngira umubabaro ni ukwibaza kubera icyo abantu bahitamo kurimbuka. Ni uwo mubabaro ngiye mfite pe, babwije ukuri. Kubera icyo abantu bafata umwanzuro bagahitamo umwanya wo kurimbuka. Ubizi isaha uwahagarika abantu babiri b'abamarayika akabashyira hariya, agakingura imiryango ibiri, umuryango w'ijuru n'umuryango w'ikuzimu, akavuga ati ndabizi neza ko umutima utarya ruswa, tugiye gukingura iyi miryango, buri muntu wese yerekeze aho yakoreye. Mwabona ibitangaza, mwabona ibitangaza, kandi amaherezo n'iki gitangaza muzakibona. Mbivugiye iki? Niba Irene ashobora gufata urugendo rw'ubuzima akajya kubana n'abantu kuri tere wakibonera ibintu byinshi cyane. Ari umwapotere yavuze ejo avugira ijambo rikomeye, nagakotinze gato yanaga gushyiramo ibintu bye, kuko ari mu bantu nawe ushobora gukoresha ibintu bye bikagukoraho. Nyine ubwo ndashimira Imana ko izina rya Yesu riri kogezwa hirya no hino. Avuze ijambo rikomeye, aravuze ngo abantu benshi nimugatekereze ko aba bantu bari kubahesha ubugingo buhoraho. Imbaraga zabo zishamikiye ku bacucuru twabo, wari kwirebera n'ibyoroheje, ariko imbaraga zishamikiye gutwara ubutunzi bwanyu n'ubugingo bwanyu. Narenga imbibi. Irene ndajya ngubwire ngo urenga imbibi, umwuka w'Imana niba koko ari ukuri yakwishuriye, urenga imbibi umenye ko iyi mikino abantu bo mu isi y'umwijima bakina ni sinabyaye. Ugira ngo uyu Bosco Empire ari kuvuga wagiye kuraguza no guterekera, si umupasiteri, si umupasiteri, si umupasiteri. hashize amezi angahe ngiye mbabwiye, ngiye mfite amakuru yizewe kandi nari nyazi neza, kuko umuntu wari uyamaye yari umuntu wa hafi wa wundi ujya gukiza amakimbirane, wa muntu ujya gukiza amakimbirane. Ahangaha ati Roba ntirukiriho, yararangiye. Ariko uyu munsi muri kuturoga impanuka, kagenda ngo ati apfe. Natekereje nkikimara kumva iki kiganiro, nujije ibintu byambayeho, ndavuga ati muri abagome pe.
ariko ibaza umuntu ushobora gutekereza ko ati ngiye kwica umuntu. Nimukora ibintu bimwe, nimwadikanijwe, nimwareranywe, nimuvukana, uramuhora ko avuga ubutumwa bwiza gusa, ati kamwice nitaye ku bana asize. Ariko mutekereza ko imbaraga z'Imana ziri muri twebwe zitaruta iziri mu bisi? Navuye mu modoka ndebye ibintu bimbayo, n'uyu munsi sindabisobanura. Ndavuga no wete urandengeye. Buriya igihe tuzana hano kuri kamera tukavuga ibintu ariko mw'abantu, abantu basigaye baroga kugera ku rwego baroga impanuka. Buriya aya mamoto muza mugasanga abantu bahagaranye mu muhanda, ambulance, polisi ziri gupima. Abenshi iyo bapimye ntawe wanyweye urumogi, ntawe uba uvuye kugura indaya, ntawe uba wanyweye inzoga. Impanuka ikizitera ni byinshi bigiye bitandukanye, ariko si ya none siyo ya kera. Ndaza kubashyiraho ifoto murebe namwe ukuntu Imana ikiza umuntu. Njye Imana yarankijije. Ubu mwari akoze urupfu rwanjye ko njye nari umusitari. Murumva kuko mwaracuruza nibura mwarenza iminsi 2. Ba Theogene mwacuruje nibifata igihe. Akoze Robert koko. Kandi ikindi nge mwamungiriye neza. Abanigiriye mu ijuru. Abona Imana ifite ibindi bintu impamvu itabemera itabangabiza. Aho nifite ibindi kintu, unubaza nafite umushinga mwiza wo gukomeza kubwiriza ubutumwa bwiza. Umuntu wumva ashaka kuwushyigikira, mushyigikire rata. Nkomeze nkora umurimo wiyantumye hakiri ku manywa. Naba ashaka kundangiza ntago muzanshobora. Jambo ry'Imana banga uri muri twe aruturi mu bisi. Ntago tuzapfa, ahubwo tuzarama kugira ngo dukomeze tubwire abantu imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Ikindi cya kabiri, zituzareka kuduca intege. Naratangaye reka bisubiremo. Basiba iriya shene yitwa Yada, naranditse ndi gukora complain, kandi ndi mu bantu bafasha abandi bantu macana kagaruka pe ibintu bijyanye na YouTube. Urumva ibintu mazemo imyaka 8 ubuzi nguni zose narabandikiye, natangajwe n'igisubizo bampaye. Buriya niyo mpamvu nirinze kujya ku macano y'abantu benshi batazagira ibibazo, batuye umuntu atera umwaka. Muzi igisubizo bampaye? Barambwiye ngo ahubwo nitwongera kubona ishusho yawe, cyangwa se na email yawe, cyangwa se n'ijwi ryawe, wumve ukuntu Imana n'ubikiturinda, iyo shano nawe tuzayihana. Wumve iyo cano nayo tuzayihana. Bene wacu ngo bandeze iki? Saka amafansho. Ariko nge nta kibazo kuko n'umwami nizera Bibiliya avuga ngo yari amenyereye inimba, ariko naje kumenya amakuru. Haleluya. Nubwo mwamubonaga ameze nk'umenyereye inimba, nubwo mwabonye ishusho avukira mu kiraro, nubwo mwirwa mubungana ishusho ye yambaye urubindo, mudakwirakwiza ishusho yuko yazutse, Imana ishimwe ko yambaye imbaraga kanesha byose, ariko amakuru mfite yavukira mu kiraro, yavukira he? N'umwana w'ibwami, n'umwana w'ibwami. Kindi n'umwami utwara abatware, kindi arengeye byose, afite ubushobozi. Imana ntago ikirisha ingabo nyinshi nkuko mubitekereza. Sina ngombwa ngo ubwami bw'Imana bumere nk'inzira y'igihogere. Umuntu umwe uyizera arahagije. Imana yabwiye Gideon, amuga ati Gideon, ndashaka kuntu ugenda ukagenda nk'uko imbaraga zawe ziri. Wishaka izindi ngabo nyinshi, wishaka imbaraga nyinshi, genda uko imbaraga zawe zingana. Abera bitorero tuzakora umurimo, twaba bakeya nta kibazo, ariko tuzawukora.
naho ibyo kutwica tuzapfa igihe Uwiteka yavuze ngo ni imirimo yawe irashize mu isi, umwuka w'Imana agateraho kasha umunekezi, naho muzaroga impanuka. Izo za Marie Jose mwarohereje, izo mbeba murohereza, buri munsi murohereza, ariko nta kintu muzadukoraho. Babwire ko muruhira ubusa. Kandi ikindi, niba hari ikintu gikomeye gikomerera abantu bo mu isi y'umwijima, ni uguhiga abana b'Imana. Njye mumenya ko turi imitibwa. Imana ijya ibarinda, kandi ubwo namwe munkurikiye mwiringira ko Yesu ari umwami, ari umukiza w'ubugingo bwanyu, ari we byiringiro byonyine. Kuko Bibiliya iravuga ngo abandi bantu mugira ibindi byiringiro, mukaniringira n'abantu, muri ibivume. Bibiliya iravuga ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Mwiringiye abantu. Nakunze Irene hari akajambo keza yakoresheje, abaza atari ku bundi mu mbabya umuntu w'imyaka 36 n'umuntu w'imyaka 40, none hari abo duhamaga ugasanga umuntu wagiye kumwita ngo ni mami, ni dad, unamurusha n'imyaka. What kind of faking? Tabizi nago muraturwanya, muraduhiga, muratugenza musi ku musi, ariko Uwiteka atabatugabije nta kintu mwadukoraho. Kandi niyazana batugabiza aho tuzaba turi gusera ingano, reka tubabwize ukuri, inkike zanyu tuzazibaturiraho. Mana ishimwe, Mana ihimbaza. Bantu muroga we, muroga abana b'Imana. Koko kibabaje mwambaye ishusho yo kwera muhakana imbaraga zako. Umurimo w'Imana tuzawukora. Mfite ubuhamya bwinshi. Babonye impanuka yanze, baraje banega, baza gutega mu marembo we. Umaze ngiye kumva naratambutse, nta kindi kibazo mfite, numva ijwi ivi ngo pa. Tavuga ni ibiki bimbayeho, atari kuwite uteze ibi ngibi ni yakire. Umwashaka kuminarika rero, ntago mwaminaritse, nabyo byaranze. Nabyo byaranze. Ntakandagira nka bati none ndapfuye. Ububabare budasanzwe, nta kintu ubaye. Abatekinisiye ba hano hanze, Imana ibababarire. Imana ibababarire kuko namwe ibyo muba mukora ntabwo mubizi. Umuntu hano Esperance de Vie hano mu Rwanda ko tutarengeje imyaka 50. Uyu myaka 50 niyo yatuma abantu mwanduranya, mukanduranya kugeza ku rwego uhemukira mugenzi wawe. Imyaka 50. Reka mbwira abantu badukurikiye, uroga umuntu nawe azapfa, ugambanira umuntu ngo apfe nawe azapfa, uhemukira umuntu. Donc ikintu umuntu abiba, narababwiye ngo iyo ujyanye amasaka mu murima ntuzajye kwitega kuzasarura ibigori kuko atari byo wajyanyemo. Icyo umuntu abiba nicyo asarura pe. Uroge guhemuka, donc ubibe kuroga, ubibe guhemuka, ubibe urwango, ubibe ibintu biba nibyo usarura pe. Ubwo ikintu cyose umuntu abiba nicyo asarura. Uyu munsi abantu hari igihe tubabwiriza ubutumwa bwiza, rimwe na muri abanyeshyari, ngiye byaranangaje, inzara irabishe, bimeze gutya, murakanura nk'abapfuye, wagihugira. Naratangaye. Hajya ngo umuntu ananira umuhana, ntago ananira umushuka.
babatera ibinya bababwire ko ikuzimu hatabaho, babatera ibinya babigisha izi nyigisho z'imivumo ngo n'iz'imigisha ngo murariye murambaye ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu tu. Bibe uyu munsi bibe ejo bibe ryari, uyu mwanze mukamubamba yarabazukanye kandi ubu ni muzima, ari iburyo bwa se, yaranesheje. Kurwanya utarwanyika rero ni ukuruhira ubusa. pe Mana ishimwe, Mana ishimwe ko Yesu yanesheje. Bose ko yavuze ikintu gikomeye, aravuze ngo abantu basenga bahora mu ntambara, ariko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo dufashe igihe mu ntambara, amakuba n'ibyago ni byinshi. Ndabizi ko niyo nakora iki kiganiro mutarareka gutera, muratera we, mwarateye munterera umwana, muratera. Ariko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka afasha umuntu muri byose. Turiho, nubwo dukubitwa hasi ntidutsindwa, ariko umunsi ibyago byabacusha umukiye nk'uko Dawidi yanditse, yaravuze ngo abanyabyaha murashisha mukamera neza mugatohagira, ngo ariko ibintu byanyu biyenga vuba, bitumuka nk'umukungugu. Kuroga bizera, kuroga umuntu w'Imana wamukoraho iki? Wamukoraho iki? Tanga ibiguzi byinshi hejuru y'ubusa ngo ubuze ko mwaroze ko ndiho sindiho, sinongeye nabayeho, ko mwohereje amahembe ngo amavi yanjye ahinamirane, singenda si mazima. Uwiteka niyo yakijije. Ndiho Imana ni nziza, Imana ni nziza pe. Uvuze ko Adamu mwayisibye ngo katazongera ngo kuvugira kuri YouTube ngo turakirukanye n'imizi n'imiganda. Ntabwo ubu Prince Robert Rwanda yaje, nta kintu nukuri abantu bizera Imana nta kintu mwabakoraho. Mbabwire nimushaka mubihorere, ahubwo bazabahagamo. Kuko uhereye mu isezerano rya kera abantu bose bagiye bashaka guhagurukira abana b'Imana, ntibyigeze bibahira. Kamba ingero, witwa Hamani yaragutse aravuga ati Abisirayeli ngewe ndashaka kubarangiza n'ubwoko bwabo, ashyiramo imbaraga ngo biturutse ngo kuri Morodekayi umwe uyu Rudori, aravuga ati ndabamara ndabarangiza, ngo fata ngo urumambo rwa mikono 40 arashinga, aravuga ati aha niho nzamumanika wazabe akabarore mu bandi, muzabaza amakuru n'amateka. Ngo yiri wazenguruka umujyi wose, ngo agenda avuga ngo umwami akunda kubaha, ngo bajye bamugenza gutya. Abazi kwitegeza ati Imana yabanye n'Abisirayeli ku nyanja itukura. Iyi niyo nubwo ubona bera ukabona ari abantu baciriritse, Bibiliya bavuga ikavuga ngo bagaragara nk'abantu batari, ariko batunze benshi. Umuntu w'Imana mujye mumwihorera mu mureke. Imana yashimye gufata ibyoroheje ibibika mu bikomeye. Mujye mureka abantu b'Imana sitera bwa turi kubashyiraho, ariko yaba n'umwana mutoya mubona uzi gusenga Imana by'ukuri, mwabarozi mwe, namwe mwabapagani bo mu rusengero mwe, namwe mwabashuma mwahagutse gutwara, hari abo muzaza gukora bibahagame bibakoreho. Ndababwiye sitwe twenyine, hari abandi bera bose bo mwisi. Mbere yuko ujya guhangara umuntu w'Imana, jya unamanza ubaza amakuru. Umuntu kuzana ubwenge buke, ubu nibwo mwize kuroga. Mwazamanje mukajya ibyumba mukajya kubaza ahantu mvuka uko byagenze, ko babarusha ubutekinisi, babarusha kuroga.
ikindi cya kabiri reka mbabwire muri iki gihugu cyacu guhera za Rwamagana kugenda ngo no mu Gisaka n'ahandi hantu nta hantu namwe nabonye, ndabivuze niba mbeye, nta hantu na hamwe nabonye hari igicumbi cy'ibindi bintu byose nk'Indera. Hari ibirere biba bikomeye ariko iki kirere cya hano Indera nicyo kirere cya mbere gikomeye hano mu Rwanda. Iyo Yesu aje agatuza umuntu ahantu, muzabaza abantu bavukiye ni akazeru gatoya, ntabwo mvuga Ndera yose uko muyitekereza, ni akazeru gatoya ariko niko ka mbere gafite ikirere gikomeye kurusha ibindi birere. Muzabaza abapasiteri baje kuhakorera n'abandi bantu baje kuhakora umurimo, basi muzabaze mumenye amateka, cyangwa muzajye gukurikirana amateka ya ADP. Mu minsi yashize cyo biti ikirere ukuntu cyari kibubitse, abazi ibyitwa nzahuratorero muzabaza amakuru yaho n'amateka, nibwo muzamenya ibyo ndi kuvuga ko ngiye mbizi neza. Urabona umuntu w'Imana ari kwigenda kuje ku murongo. Mw'abantu b'Imana, reka mbabwire ni ukuri, abantu mwebwe nimujye mubona abantu, narababwiye ngo uyu munsi uyu mugabo avuze ikintu gikomeye, aravuga ngo uko mutubona turi kuri za YouTube habamo ingeri ebyiri. Bantu muza kumva, mwebwe muza gufungura channel ya YouTube ugapfa kubona uri kumva, ugapfa kubona ngo iki kiganiro kirasohotse, harimo abantu babiri, utaraguza arasenga. Ubwo redi nuzajya ufungura ikiganiro ukaba utagira umwuka wa discernment ukubwira ngo iki kiganiro ngiye kumva nicyo mu bwami bw'Imana cyangwa se nicyo mu bwami bwa Satani, unyuka iherekeje abo bantu. Narababwiye ngo imbaraga ziherekeza abantu nizo zikomeye kuruta ibyo bavuga. Izajya ibafata za Zoom mubona bari kohereza ngo muri joining amateraniro, niba udafite umwuka w'Imana uzi gukora discernment uragwa aho ngaho. Ya mikino n'ukuri byararangiye pe, kandi ari gihe tubivuga, wenda twebwe iyo tubivuze nyine mwumva ko turanga, basi reka bizajya bivugwa n'aba ngaba bajya ku matere yabo banaza ukuri, aribo babyivugira. Uyu munsi umuntu wa Nyamugiyo bijya ntago bagikora, byarabarangiranye, nabo ntibazi iyo biva niyo bajya, n'ukwisanga bameze nk'abari mu bwato bureremba batwawe batazi iyo bagarukira. Umuntu utuzuye umwuka wera, icyo ni icya mbere. Kabiri, ngo abakorana n'imbaraga z'umwijima aterekera nk'uko uyu Bosco Epa yabivuze, ndabarahira iyi si yacu none ntago abasha kuyigendamo. Umuntu w'inyama n'amaraso bisanzwe urakata hehe, urinjira mu kazi usanga umukoresha niba adakorana n'Imana akorana na Satani. Uratereta umukobwa nutanga umusore mugakundana, niba adakoreshwa n'Imana akoreshwa na Satani. Ubu nta mikino igihari, ni guke turi mu bihe bya nyuma. Nese ugira ngo arababeshya, aravuga ati abenshi muri twebwe abenshi muri twe turaraguza mwana. Naga abenshi niba rero ufunguye YouTube y'umuntu uraguza utereke, hari ibyo njye ibintu byiza ngo mugahita mwita Imana iko mugisha iki kiganiro n'ingitegereje, warugitegereje. Mukoresha amatwi, mukoresha amaso, mwumve, muze, usiziye musanze zanyu zikore, Roho Mutagatifu akore. Naho ubu ngubu uyu munsi ibyo kuza kuba reka numve ibyo Robert avuze kuri pasiteri wacu, Robert avuze gute, kanumve nakanaka ibyo avuze, uyu nguyu wavuze gute. Uno wumve uzabaza amateka y'ikitwa Nkongo, n'ukuntu byagenze mu muriro, byaratangiriye mu ntuza mu mata y'ikigori. Uno wumve uzabaza amateka y'imbeba n'abana bazo uko byagenze muri Rwagakora. Ngwino wumve nta kibazo. Ariko uyu munsi ndagira ngo mbabwire mumanze mwitonde, abavuga mwami siko ijambo ry'Imana rivuga, bose siko bavuga Kristo.
abigisha baza bakitereka agafunga udukote twiza gati ibintu bitatu bikubwa Imana yohereze. Niba udafite imbaraga z'umwuka wera ukabona muhitemo uyu munsi erega shondi ari gihe rimwe na data twaganira arambwira ati ariko nuteze ko nagize ngo rya jambo ryasohoye mu bana ariko rigiye gusohora rya jambo ngo uwanduye akomeze yandure uwera akomeze yere. Nibyo ubira nabire ukonje nakonje naho ibiro ngurumva Robert ngo ngiye ngo ndakazi yaze ngo iyo mvuye kumva ikiganiro cyawe ngo mitanya kwa runaka ngo nkumva n'ukuntu byageze ro ye sawa 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 mbihorere nisoreze n'ikiganiro cyanjye nzajya nza gutya gake gake ariko mumenye ko uyu munsi dore sinabyaye ipa ni hasi no hejuru ariko Uwiteka dukiza muri byose. Imana amahoro ibarinde kanongere mbibatureho mbatureho iby'imbaraga. Imana ibarinde abarozi, Imana ibarinde abakonikoni, Imana ibarinde abaterekera barabandwa n'abaraguza ku buzima bwanyu. Uwiteka barindira ubuzima mbibatuyeho mu izina rya Yesu. Imana ibarindira ubugingo, Imana ibarindira umwuka muhumeka, Imana ibarindira n'ubutunzi bwanyu nibyo kazeho mugayosha. Imana ibaho umugisha. Reka mbabwire tuhahura mu biganiro by'ubutaha. Shalom shalom naho